reka rero twinjire mu nkuru zikomeje kuvugwa hirya no hino cyane. Inkuru ikomeje kuvugwa akaba ari yo kuza kwa Mashiya wabari abantu bari muri Isiraheli bize muri Isiraheli. Bivuze iki? Kuza kwa Mashiya bagomba gukuzana Kristo wabo byihuse vuba, ku buryo bamwe bavuga ngo yagomba kuza kuri uyu wa kane washize, abandi bakavuga ngo azaza ku wa kane ukurikira. Ariko reka turebe ukuntu bimeze. Ibyo bita Mashiya rero, hari Mashiya Ben Yosef, hakaba na Mashiya Ben David o Ben Dawid nkuko bamwita. Kuki rero bafite ba Mashiya babiri? Bivuze iki? Bavuga ko bagomba kuzana ngo Mashiya wa mbere ari we Ben Yosef uzabafasha gukora intambara yo kwivunanga abanzi bose, noneho yamara kubirangiza neza ngo hakazabona kuza Mashiya Ben Dawid ari we bita ngo ni Kristo ngo uzambikwa agasigwa amavuta kugira noneho ngayobore ibihe byose. Ibi rero bihita bikurura bya bindi bya Kristo bavuga ngo Kristo ngazaza kabiri, kwa kuza kwa mbere no kuza kwa kabiri bimwe byagiye mu bantu bituma abantu badasobanukirwa uko kuza kwa Kristo uko komeze. Kandi tuzi ko Kristo azaza rimwe gusa, aze yivune Satani noneho ayobore cya gihumbi. Kuki rero bari abantu muri Isiraheli bavuga ngo bategereje ba Mashiya babiri uwo bagomba kuzana byihuse vuba vuba? Mashiya Ben Yosef muri iyo ntambara akari mpamvu ngo bakoze iriya ntambara na Iran vuba vuba byihuse kugira ngo Iran ngo bayivune, kuko ngo ariyo ituma Mashiya wabo ataza. Ibyo niko bavuga. Noneho nyuma ngo amahoro yazamara kugaruka yaje ngo Yeshua Ben Dawid ariwe twebwe twita Kristo ngo akaba aribwo azaza. Urumva ko nkuko tubizi ahantu hose uko bivugwa cyangwa se n'ababisoma tubyemera, tuzi ko uzaza bwa mbere azaba ari Antikristo. Birarimbanyije ahantu hirya no hino hose, yaba abantu bari mu Giheburayo, aho twiga Igiheburayo, aho tuganira nabo, bari kuvuga ngo ikintu gikomeye cyane kitegerejwe muri Isiraheli ubu ngubu nuko ngo Mashiya wabo aza ariwe bita Mashiya Ben Yosef ngakaza bwa mbere, noneho Mashiya Ben Dawid akazaza nyuma. Tuzi neza ko Bibiliya tubwira ko Kristo ntazigera azanwa n'umwana w'umuntu. Uwo Mashiya bashaka kuzana bazamuvana he? Ibyo bintu ni ibiki barimo? Isi yose ngizahita imwambaza, bavuge ngo bari kuvuga ngo umuntu uwo ari we wese ngazaba afite amahitamo ngo yo gukora ibyo uwo Yeshua Ben Yosef azababwira gukurikiza, uzahitamo kubikurikiza ngo cyangwa se ntubikurikize, ngo kurokoka kwawe kubaho kwawe ngo bizava nguko uzahitamo. Amahitamo uzakora ngo niyo azatuma ngo urokoka ngo ukabaho neza ugatunganirwa kubera ko ngo wemeye uwo Mashiya wabo Ben Yosef. Ibyo ni ibintu aba rabbis hirya no hino bose bari kuvuga, bari kubivuga bivuye inyuma, bavuga ngo Irani byanze bikunze igomba kwitwa hasi, noneho ngo bwa buhanuzi bwabo bugasoza bakazana uwo Mashiya wabo akaba aribwo ngo bashaka kuzagira imbaraga, ko ubona bari gukoresha Amerika kugira ngo Amerika ibanzigwe none bayicinege bafate imbaraga zose, yaba iza politiki, iza gisirikari, iz'ubukungu, iza zose bazijyane muri Isiraheli, noneho bavuge ngo bakoze ya Isiraheli nini nakubwiye, noneho baganze bavuge ngo ubuhanuzi bw'Uwiteka burasoje. Ariko tuzi ko ubuhanuzi bw'Uwiteka ntago ari uko buteye. Abayisilamu bafite ubuhanuzi bwabo, Abayahudi bafite ubuhanuzi bwabo, Abakristo nabo bafite ubuhanuzi bwabo bw'iminsi ya nyuma. Ubwo buhanuzi bwose bugiye buhabanye, ariko tuzi ko ubuhanuzi bugomba gusoza ari ubuhanuzi bw'Uwiteka Imana. Ugahita wibaza Irani kuki bayataka, kuki bayishaka? Reka mubwire impamvu rero imwe iri kuvugwa hirya no hino, impamvu bakubita Irani cyane. Wibuke nkunda kukubwira ko ubwoko bw'Imana ari abirabura, Yuda ari bari abirabura bari muri Amerika, n'ubwoko 10 bwaburiye muri Afrika. Igihe rero cyarageze, urabona iyi ntambara kugira ngo yihute, igihe kiri kugera, bo bafite inyandiko za kera zanditse, ariyo mpamvu turwana umunsi n'amanywa kugira ngo dushake izo nyandiko, ijambo ry'umwimerere, turebe ko byari bimeze. Bo barabifite, barabizi, bazi rero ko igihe cyageze cyo kuza k'umukiza wacu Kristo kiregereje,
noneho bagashaka guca muri humye ubuhanuzi nyabwo kugira ngo bagende mbere y'ibihe, nk'ubu ngo Satani iteka ishaka kugenda mbere y'ibihe igasanga Imana iri kubiha iteka kugira noneho baye iby'ubuhanuzi bavuge ngo ubuhanuzi burashoje. Kuki Irani rero? Muri Irani wibuka nakubwiye ko Irani niyo yahomye ari Perisi ya kera, niyo ari Perisi. Imana irabakoresha ituma umwami Kuro asubiza ubwoko bw'Imana i Yerusalemu kujya kubaka urusengero rwa kabiri kugira ngo bambaze Uwiteka mu kuri no mu mwuka. Hano muri Irani rero bavuga ko harimo porto bari gushaka zizatuma noneho bayobya ubuhanuzi nyabwo. Izo porto rero bazigezaho, bamaze kuzigezaho kubera ko ariho Imana yakoreye kugira ngo itume ubwoko bwayo butahukanwa, bizereramo ko izo porto zigihari ariho nanone Uwiteka Imana ishobora kuzakoresha kugira ngo Irani yongere igira imbaraga, noneho itahukane ubwoko bw'Uwiteka aribo birabura ba Yuda bari muri Amerika, noneho ihuze n'ubwoko 10 bwa buri muri Afurika muri bwa 12, noneho baze mu kuboko k'Uwiteka bakore inkoni imwe. Nuko bihagaze rero, akaba ariyo mpamvu bari kwataka Irani ku bwinshi. Bayishaka iki? Kuki bari gushyiramo ingufu nyinshi cyane? Nawe ibaze nuko bari kwihuta basiganwa no kuzana ubumashiya wabo. Izo porto zo muri Irani bazigiraho access, noneho nibirangira byose babigezeho bavuge ngo basoje umugambi w'Uwiteka. Urumva bahanganye n'Imana. Iyi ni intambara y'imyizerere y'ukwemera kandi y'ibihe bya nyuma kugira ngo Kristo aze noneho n'ubwoko bw'Imana iteka bubohoke, noneho twese tuvuge tuti dore Uwiteka Imana aratubohoye. Nta kundi aba banyabyaha abanyabinyoma aribo bari abijyanye muri Isiraheli n'Abanyamerika n'abandi bose babakurikira bambari babo bose, noneho babure amajyo bagaragare, kuko uko ubibona bafite amayeri menshi cyane. Amayeri ni ayahe rero? Nuko iriya ntambara nibabona Irani iri kuresista cyane kubera ko nakubwiye ko ari mu kuboko kw'Imana, bazavuga bati duhagarike intambara, kuko nibo bateza intambara. Irani baramutse batse kwishotora ntibakomeze kwirasa cyangwa kwiteza ibibazo, Irani ishobora kurasa igihe gito, noneho nyuma ikavuga iti ndemeye reka duhagarike intambara. Nuko bimeze rero, hari uwo Mashiya Ben Yosef ugomba kuza. Hari izo porto bagomba gushaka ziri muri Irani zatumye Uwiteka avugira ku mwami Kuro kugira ngo ubwoko bw'Uwiteka butahuke. Urumva ko ibi bintu birazimije. Dutegereze ejo bundi rero nzakora indi video ivuga kuri ibyo bintu byo kujya gushaka izo porto bohereza abasirikare ku butaka. Ibaze nawe Irani iri kubatwika mu kirere kuri za misile, ariko bari kuvuga ngo bagomba kohereza abasirikare byanze bikunze. Bajya gushaka iki aho hantu? Nawe byibaza. Nizo porto kugira ngo bazane uwo Mashiya wabo, bari kuvuga ngo igihe kiri kugenda kibashirana. Nuvuga ngo niyo mpamvu bagomba kubaka urusengero rwa gatatu vuba Mashiya wabo akaza, noneho bakavuga ngo ubuhanuzi burasoje. Ariko se nko kumara nkubwira iteka wahinyuza ubuhanuzi bw'Uwiteka? Ntibishoboka. Nguko igitumye ibyo bintu bimeze gutyo, bihuta bashaka Irani vuba. Burya izi ntambara zose ziba ntabwo tuba tuzi ikiba kizihishe inyuma, ariko icyo tuzi cyo nuko bafite umugambi wa Satani wo kuyobya ubuhanuzi bw'Uwiteka Imana, noneho ngo bajyane abantu bose mu mujyi wabo bayobore bakore ubwami bwabo bwanje ku isi nkuko babyiyumvira. Ariko tuzi neza ko Imana ihora iteka ku bihe. Wowe twabanye rero kandi aho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, nawe mukomeje kwiyandikisha nkambashimye kuko binyereka ko munyote ukuri amanywa nijoro. Ndabashimiye namwe mutariyandikisha, iyandikishe maze ukuri ujye gusanga hano ku ijambo ry'umumerere, kuko ukuri kubohora imbohe. Nkabashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, todaraba tov meyo.